Hari akantu gato nashaka kwibwirira abarimu bashya ku kigo runaka cyangwa se abarimu bajyanye ku kigo runaka bushya. Hari ikintu tujya dukora nk'abarimu bashya ariko tutajya twitaho kandi ari ingenzi. Hari ibintu bitatu nk'umwarimu mushya ku kigo cyangwa se nk'umwarimu mushya ku kigo woherejweho ugomba kwizirikana. Ikintu cya mbere, ukinjira mu ishuri uba ugomba guharanira kumenya amazina y'abanyeshuri wigisha kandi ukabikora mbere. Ibi ngibi abarimu ntibajya babyitaho ariko ibi ni ingenzi kubera yuko bigufasha muri classroom management. Ibi bigufasha gute? Nta kintu cyiza gishimisha umunyeshuri nko kumuhamagara mu mazina ye ukamubwira uti icara, David icara, Karine zana ikayi yawe y'imyitozo hano. Ibi bimufasha kumva yuko mwarimu amwitayeho kandi mwarimu ari umuntu umuzirikana. Ikindi kintu cya kabiri abarimu tugomba kuzirikana, buri gihe ujye umera nk'aho uri umuyobozi mu ishuri, ntumere nk'inshuti y'umunyeshuri. Bwa mbere ukinjira mu ishuri itware nk'aho uri umuyobozi, ni wowe muyobozi w'iryo shuri, icyo cyumba urimo ni wowe muyobozi wacyo. Mbere na mbere umuyobozi, ushyireho amategeko n'amabwiriza umunyeshuri agomba kugenderaho ndetse unakurikirane uburyo abanyeshuri bayubahiriza. Mu Cyongereza babivuga neza bakavuga ati authority first ndetse friendship later. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kuyobora, bigomba kuza mbere noneho ubucuti bukaza nyuma, kugira ngo umunyeshuri aze kubona yuko byanze bikunze rya shuri, cya cyumba arimo hari umuyobozi wacyo, hari uwashyizeho amategeko kandi agomba kubahirizwa. Wowe mwarimu ugomba gukurikira uburyo abanyeshuri bari buze gukurikiza ayo mategeko n'amabwiriza watanze, ariko ukabafasha mu buryo bwo kuyakurikiza kuko ni wowe wayashyizeho. Rimwe na rimwe uba ugomba no kubabaza uti se mwe murabona aya mategeko twakurikiza? Nabo bafite ibitekerezo bagomba kukugezaho. Icyo gihe rero bigufasha yuko muri classroom management yawe hari igihe umunyeshuri aza akora ikintu kitagushimisha cyangwa se kihabanye n'aya mategeko washyize, ukavuga ati dore itegeko wishe kandi hari icyo itegeko riba rivuga ku muntu warenze kuri ayo mategeko n'amabwiriza. Ikindi cya gatatu abanyeshuri bagomba gutozwa, ubwo ni umurezi ugomba kwitaho, ni ukuba reliable. Mwarimu agomba kuba reliable with the words and actions. Ni ukuvuga ngo agomba kuba ari umuntu uvuga ibintu kandi agaharanira kubikora. Mwarimu tujya dukora amakosa menshi, nk'urugero tukavuga tuti ku wa gatanu tuzakora general quiz, ugasanga wa gatanu harageze abana biteguye ariko ugasanga quiz ntabwo bayibonye. Abana already biteguye ariko quiz ntabwo bayibonye. Icyo ngicyo aba ari ikibazo imbere y'abanyeshuri, cyane cyane nk'umwarimu cyangwa se umurezi uba ugitangira muri iryo shuri. Ibyo bikereye ikintu kitari cyiza imbere yawe n'umunyeshuri, kuko bitangira kumwereka ko ibyo byose mwarimu ashobora kuba atari seriye. Niba uba promisinze yuko uzabaha quiz, umunsi wayibahaye n'isaha gerageza ubyubahirize. Niba uzi ko wabahaye homework ukababwira ati nzabakosora homework yanyu ejo mu gitondo 2:40, iyo saha yubahirize kandi ubakosore neza mu buryo bungana. Apana kubabwira ngo bakosorane cyangwa se ngo uzabakosora ejo cyangwa se ngo dukomeze n'isomo rishya. Oya, ibyo ngibyo bituma batangira kugufata nk'aho ubavunisha cyangwa se utari seriye. Kuba umunyeshuri yakubona yuko utari seriye cyangwa uvuga ibintu cyangwa se imvugo yawe atari ngiro, bituma no kugusuzugura ashobora kuba yagusuzugura. Ibyo ni ibintu bitatu nabateguriye ku mwarimu mushya mu cyumba cy'ishuri runaka, byazagufasha kugira ngo abanyeshuri bawe bakubonemo nk'umwarimu wabo uzabagirira akamaro, kandi ndetse binagufasha muri classroom management. Ibi bintu bitatu bizagufasha kandi bizakugirira akamaro. Niba ubona yuko ari byiza, kanda follow, subscribe, comment niba hari n'ibindi nawe wumva yuko byazadufasha kugira ngo dukomeze tuzamure ireme ry'uburezi dutanga. Murakoze cyane.